without discipline. If you think you lack, nongeye kubasuhuza cyane mwebwe mudarimo kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi. Njyewe uri kumva kuri mikoro kuri umunsi wa none aracyari Saiger Wanyu mwakunze bikomeje no ukunda. Sasa rero kuri umunsi wa none nabateguriye ingingo esheshatu tugiye kuba twaganiraho nkuko mubizi hano tugira rwose ibintu bishobora kuba byagufasha mu buryo bw'imitekerereze mu kwagura imitekerereze cyangwa se amadocumentary y'utuntu tuba tugiye tugezweho ndetse n'ibintu bidasanzwe bigiye bitandukanye. Ibyo byose wabisanga hano kuri YouTube channel yacu Saiger Wanyu. Ndetse nanagushishikariza kubanza gukora subscribe nimba utarayikoze. Ikindi nimba warayikoze wowe rwose uro gushimirwa cyane ndetse uri mu bona tangiye nshimira. Umunsi wa none ikintu tugiye kuba twaganiraho buri abantu benshi bakunda kukubwira ngo udafite discipline ngo nta kintu wakora, ngo udafite discipline ngo ntiwagera kuri ibi, bakubwira ibintu byinshi ndetse hari n'abajya baca umugani bakubwira ko buriya ngo nta muntu wiga ikinyabupfura ashaje, nta muntu ushobora kugira ikintu amenya kijyanye na discipline mu gihe imyaka yamurenze. Rero kuri umunsi wa none n'ubundi ikintu yo kuganiraho ni ikintu gifitanye isano na discipline. Ndagira ngo wumve aya magambo neza. You can't succeed without discipline. Ati buriya ntago wahirwa nta kintu wageraho udafite discipline nyine, udafite ikinyabupfura. You think you lack discipline, just nimba utekereza yuko rwose mu buzima bwawe nta kinyabupfura ugira cyangwa se mu mikorere yawe nta kintu cyo kubaha, nta discipline wigirira, ndagira ngo wumve ibintu tugiye kukubwira. 1. Icyambere, boys turn into men when they understand that nobody cares about them. buriya ngo abahungu bahinduka abagabo banyabo mu gihe bamenye neza yuko nta muntu n'umwe nyine ubitayeho. Buriya mu gihe uzi neza yuko nyine ugomba kwipapuka ni mama, nta muntu ukwitayeho, nta muntu uri buze kukumenyera nyine ibyo utari buze gukora, buriya ngo nicyo gihe abahungu bahindukiramo abagabo. Buriya ngo mu gihe nyine wowe uri gutekereza yuko nta muntu n'umwe ukwitayeho, ikintu nyine utari bukore nta wundi muntu ubize kukigukorera, buriya ngo nicyo gihe abahungu bageramo bakaba bahinduka abagabo. If they can't provide any value, ndetse rwose ngo icyo ni nacyo gihe nyine waba bamaze gusobanukirwa neza yuko ari bo bonyine bagomba kwishakamo agaciro nyine, kubera ko buriya ngo iyo udakoze nyine utihaye agaciro cyangwa se ngo utigize umugabo nta wundi muntu nyine waza ngo abigukorere. Icya kabiri, becoming the best version of yourself. Kugira ngo uhinduke nyine version ya mbere yawe, cyangwa se ubundi dukunda kuvuga ngo buriya ngo abantu bagira amasura menshi nyine bitewe n'ibintu abantu bakora, ukabona nk'umuntu aragutungura nyine buri munsi ahora ameze nk'aho ari umuntu mushyashya. Rero hano barakubwira ngo buriya kugira ngo uhinduke version ya mbere nyine yawe, ng'icyambere ugomba kubanza gukora ni ukubanza kugira ibintu byinshi cyane usezera muri wowe nyine ukabyikuramo ukitandukanya nabyo. Ngo ndetse ibi ngibi ntabwo ari ibijyanye n'abantu gusa nyine kumwenda uvuga uti wenda reka nsezere ikigare kibi nagenderagamo cyangwa se groupe y'abantu nagenderagamo kugira ngo nyine mpinduke umuntu wa dani. 3. Icya gatatu, the quickest way to succeed is inzira buriya ngo yoroshye cyane yo kugira ngo uzahirwe cyangwa se nyine uzabe umwe mu bantu byaciyemo to start now. Ni ugutangira nonaha. Ntuzabishyire ejo nyine, bari abantu bundi bakunda gutegereza nyine ngo ejo nzakora iki, ngo nimba n'ubushobozi nzakora iki, nimba n'amahirwe nzakora iki. Rero barakubwira ngo buriya inzira nziza ya mbere yo kugira ngo uzagere ku ntsinzi cyangwa se uzahirwe mu buzima ni ugutangira nonaha aka kanya tuvugana. Figure it out as you go. Ndetse ukanamenya neza aho uri kugana. Ndetse ukomeza kubwira ngo buriya ntago wakwigira imodoka muri parikingi, ntago wakwigira imodoka mu modoka iparitse, ntago bibaho. 4. Twagiye kane, nobody wants to tell you why discipline is so important. buriya ngo aryo usanga nta muntu n'umwe nyine wifuza kukubwira impamvu nyine discipline cyangwa se ikinyabupfura ari ingenzi cyane, nyine ari ikintu ukeneye cyane. Discipline is the strongest form of self-love. 5. Gusa none barakubwira ngo buriya ngo discipline cyangwa se ikinyabupfura buriya ni kimwe muri forme ya danger nyine irema nyine kwikunda. Buriya iyo wubaha abantu ugira ikinyabupfura nyine ugira na buryo ki ukoramo ibintu byawe uri n'umuntu wikunda. Cyangwa twigendere rero n'ingingo ya 5. Man doesn't match his words. Buriya ngo mu gihe umugabo adahura n'amagambo ye cyangwa se nyine ibintu uvuga atari byo ukora, he's not a man. ntabwo icyo gihe uri umugabo. He's just a boy. Ubu uri agahungu who likes to talk. ahubwo gakunda kuvuga. Twigendere ingingo ya 6. Without action is a day. Buriya ngo intego idafite ibikorwa uba umeze nk'uri kurota, uhagaze nk'uri kurota ku manywa. Hanyuma nanone rero ngo buriya ibikorwa bitagira intego nabyo biba bimeze nk'inzozi mbi nyine, kwa kundi abantu urota inzozi mbi ukanakanguka ukabyuka ugasenga. Ndetse nkomeza nkubwira ngo nimba warakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ni Saiger Wanyu, ndagira ngo rwose ngushimire cyane nkubwira ko buri munsi ku wundi uzajya uhura n'utuntu tw'ubwenge ndetse twagufasha mu buzima busanzwe kuba wakwagura uburyo bw'imitekerereze ndetse n'ibintu bimwe utaruzi, amadocumentary y'ibintu bigezweho cyane. Ayo ngo nta uzajya uyasanga kuri Saiger Wanyu.
you're probably never. Hanyuma rero rwose ngo nimba utarakoze subscribe nagira ngo ubwire yuko bishobora nyine kuzashoboka yuko tuzongera kutubona, bivuze ngo ni byiza tukugezaho umunsi ku wundi bizagorana kuba byakugeraho. Murakoze cyane, ciao ciao, hasta la vista.